Ndagusuje cyane ngo ikaze muri video yo muri aka kanya nkifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ndagushimira cyane rero ko wahisemo kuza kureba izi video zo kuri iyi channel. By'umwihariko rero reka turebe uko mwongera indyoshya ndyo muri cya gikorwa nyamukuru cyitwa gutera akabariro. Twamaze kubibona yuko gutera akabariro ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gituma umugore asazana akanyamuneza iyo kibayeho mu buryo buhoraho. Kibayeho kenshi mu cyumweru, gishobora kutabaho buri munsi ariko kikabaho kenshi mu cyumweru. Kuba cyabaho kenshi mu cyumweru ni byiza cyane. Gishobora kuba cyabaho rimwe mu cyumweru ariko ntabwo ari byiza habe namba kuba cyaba gisigaye kibaho rimwe mu kwezi. Iyo kimaze kubaho rimwe mu kwezi biba ari ikibazo. Mushobora rero kongeramo indyoshya ndyo. Kubera iki? Kubera ko uko mumarana amezi runaka, uko mukomeza kubana, hari ukuntu hari abinjira muri routine, ugasanga hari uburyo bumwe nyine musigaye mukoramo ibyo bintu. Uburyo bumwe buhoraho nyine ni missionary position cyangwa se style, umwajya hejuru nyine bimwe bisanzwe, ibyo ngibyo bigakorwa bikarangira. Cyangwa se mwebwe mukora doggy style, umugore nyine apfukama hariya undi akaza nyine bikarangira. Cyangwa se hari ukuntu umwe aryama n'undi akaza agaturuka inyuma ibintu bigakorwa. Mufite position runaka, icyo nicyo dushaka kuvuga, mufite position runaka yabaye yanyu. Iyo mutekereje gukora igikorwa pafu muhita mujya muri iyo position, ibintu bigahita birangira nta bintu byinshi. Nagira ngo nkubwire rero ngo mushobora kwishyiramo indyoshya ndyo. Icyambere bisaba ni ukubitekerezaho. Ni ukubitekerezaho, swati mwembi mukabitekerezaho cyangwa se umwe muri mwembi akabitekerezaho hanyuma agapropoza mugenzi we. Mu yandi magambo ubwo byose bigaruka ku kintu cyitwa kuganira. Ibiganiro mugirana nk'abantu babiri bashakanye byigarukira ku kuganira ibindi bintu, imishinga y'urugo, amakuru yiriwe n'ibindi, ahubwo ibiganiro mugirana bigere no ku cya gikorwa cyo gutera akabariro. Mushobora kubikora mubiganira mu magambo, mukabiganiraho mukiyemeza no kuza kugira icyo mubikoraho, cyangwa se ntimukoresha amagambo, umwe muri mwe akabitekerezaho agatangiza icyo gikorwa, akagira iyo initiative, hanyuma ibintu bikaba. Turabizi ko iyo initiative akenshi biri ku mugabo ariko n'umugore ashobora kuyigira. Icya kabiri kizabafasha kongera indyoshya ndyo muri iki gikorwa cyo gutera akabariro nuko muzashishikazwa no gukora udushya. Nimubyishyiramo mukavuga muti ntabwo dukora ibintu bimwe buri munsi, ahubwo dutekereza ku dushya, wenda n'utwo twasomye, n'utwo twumvise kuri YouTube, n'utwo twabonye ahantu runaka, ngewe agashya nakabonye ahantu runaka, cyangwa se nakumvanye bagenzi banjye turimo tuganira, reka akangaka tukagerageza turebe niba gashoboka. Iyo mugerageje ibishya mugomba kwibuka iki? Ko bishobora kubiha, ko bishobora kubananira, cyangwa se ko bishobora no kubaryohera ndetse bikarenza uko mwebwe mwari mwabitekereje mu mutwe. Icyo rero nicyo cy'ingenzi, kugerageza udushya byubaka amateka, kuko hari cya kintu muri bugerageze kikaba cyiza mukazajya mugikora, cyangwa kikababihira mugaseka mukenda gupfa, cyangwa se kikanabananira mugaseka nyine mukenda gupfa, mukajya mubuka ukuntu byabananiye. Mwubaka amateka, muzajya mukomeza kwibuka mu rukundo rwanyu, ni ibintu byiza. Hanyuma biba byiza gushyiramo amarangamutima, kandi mukibuka gushyiramo amarangamutima n'amasanse yose, ibyiyumvo byose bikajyamo. Ibyiyumvo bituruka ku guhumurirwa, bituruka ku gukorakora, bituruka ku kuryoherwa, byose bikajyamo. Bivuga ngo muba mugomba rimwe na rimwe gufata uwo mwanya wo kwitegura, mugategura ibintu bitandukanye. Kuvuga ngo turategura indabo, turategura icyumba mu buryo runaka, tukizanamo indabo zidasanzwe zibamo, cyangwa se turabiza kwisiga amavuta runaka ashobora gutuma ibintu biza kugenda neza. Muribuka yuko mu bihe bya kera byo hambere, ubundi umukobwa yashyingirwaga n'umuhungu bataziranye, kubera ko habayeho umuranga, bagashima umukobwa wo kwa kanaka, bakamushimira umusore wo kwa kanaka, bahuza bagashyingirana. Hari ukuntu rero ngo umukobwa buriya ngo ku munsi w'ubukwe bamuhekaga bakamujyana yisize amavuta menshi cyane y'inka, ariko atari ikindi kintu byari bigamije, ahubwo kugira ngo cya gikorwa nikijya kubaho, cyane cyane na wa muntu batamenyeranye, najya mukoraho anyerere, namukoraho anyerere, hanyuma nyine ku buryo biza kurangira bidakozwe, bidakunze, ngo yabaga ari intambara hatari mu ijoro rya mbere. Icyo nshaka nuko mushobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo.
mukamenya ngo ni ayahe mavuta turi bwisige cyangwa se turi bubigenze gute muri iyo sansi yo kuba mwakora nk'icyo kintu mukareba ukuntu cyagendaga, ibintu byo kwishimisha no gukina bisanzwe, ariko bibafasha kwegerana, gukundana, guseka, kunezerwa, nicyo cya gikorwa kikababera igikorwa kitibagirana ku munsi runaka. Hanyuma icya gatatu ni uko mwakagombye gutekereza ko iki gikorwa ntabwo ari igikorwa kiri aho nyine kigomba kubaho gutyo cyabaye rutine gisanzwe, ahubwo mugatekereza ko ni igikorwa gituma musabana, ni igikorwa gituma muryoherwa, ni igikorwa gituma mwishima, mbese igikorwa kiri fani, igikorwa mukoreramo ibyo mushaka byose, igikorwa kibaruhura. Niyo mpamvu atari igikorwa buri gihe mugomba gukora kubera yuko mushaka ibitotsi, cyangwa se mugomba gukora kubera ko mubishatse mu gitondo kare mukikanguka kugira ngo mubone uko mubyuka, cyangwa se katari igikorwa mugomba gukora kubera yuko nyine mugomba kugikora, ugasanga kubera ko mugikora kuko mugomba kugikora nibyo bitumye kimara nk'ukwezi kitaba. Ariko nimugifata nk'igikorwa kiri fani, cyo kwishimisha, cyo kubaruhura, cyo kuryoherwa, cyo gukomeza gukundana, icyo gihe muzagikora inshuro nyinshi kandi bizemera. Hanyuma icya kane nsa n'uwagikomojeho gatoya, ariko mugomba kukigira intego. Icya gatanu mugomba kukigira intego kugira ngo bikomeze kubabera ibintu biryoshye mwabasha gukora kenshi gashoboka. Ni uko mugomba guhimba mugakora ibyo musanzwe muzi, ariko n'ibyo mutazi mukagerageza kuba mwabyinjizamo. Nibutse ko iyi ngiyi ni inshingano ikomeye y'umugabo, ariko umugore ntabwo uhejwe mu guhimba, ntabwo nawe uhejwe. Icyangombwa ni uko umugabo abyumva, akumva yuko nawe kuba wazanamo izo mpinduka ntacyo bitwaye cyane. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza gukomeza kubigira ibihe byiza. Reka nsoreze ahangaha, ibindi mwabyihimbira, mwabyitekererezaho. Icyo nashakaga ni kimwe, ni uko mwibuka kongera indyoshya n'ibyo muri iki gikorwa, kuko ni igikorwa gikomeye, igikorwa cya mwamba, ni igikorwa kibafasha kugira urugo runezerewe, rubayeho neza kandi rukundana cyane. Ni igikura mu bikorwa mukora rero, ahubwo mukinjizemo kurushaho kandi mukibuke kenshi gashoboka. Ndagushimiye cyane, reka ngushimire ko warebye iyi video, kujye kugira abo wisharinga nabo, kandi nkwifurize kugaruka.